Elami nanjye njyumva utyo. Uracyatohotsa. Kwambara gutyo bivuze iki kuri wowe? Kuri nje? Yes. Kandi umwana w'umukobwa nyine nkawe uri mu myaka 10 ningahe harya? 17. Utuntu nyine turi aho ngaho tujyanye n'imyaka ugezemo nitwe kwiye kwambara ntiwabishengokamo. Yego bibaho. Bibaho cyane kubera ko ingingo ya mbere ni andamubwira ati nzakugura, akamugura amafone, akamugura ibiki n'ibiki, none wa mukobwa akagenda akamishiramo akavuga ati nta kintu namwima. Yes, twongera tubaha ikaze bakunzi b'Umwana TV, mwese mumererwe neza cyane aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi ibyo mukora Imana igi byongeramo umugisha. Abanyarwanda mudukurikira ndetse n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda, inshuti zacu mwese aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi, mugubwe neza kandi mukomere cyane. Reka mbwira ababyeyi, nimba utarafunguza konte muri Ejo Heza y'umwana wawe, waburiho wibagirwa ikintu cy'ingenzi, kandi gufunguza konte muri Ejo Heza ukoresha telefone yawe n'uburyo bugezweho, na akanyenyeri 56 ugashyiraho urwego, ugakurikiza amabwiriza bagenda baguha. Iyo konte rero niyo kuzigamira abana bawe, ibintu bikazagenda neza cyane. Yes. Ngiye kuganira n'uyu mujene, ni muto ariko utatubugari. Yegereza iyo mikoro, ndashaka icyo gitwenge nacyo bagikurikirane. Niko hari ubwo watubugari se umuntu abuguhaye ma? Ubugari kabisa. Ubugari. Koko ntabukunda. Byashoka. Wewe wabuta. Ubwa mbere numvise umuntu watubugari. Reka ariko ubugari wapi? Baje bavuga ngo ndi muto ariko sinatubugari. Baba bashatse kuvuga iki? Ndi muto ariko sinatubugari. Ndi muto ariko ntabwo natubugari. Baba bashatse kuvuga iki buriya? Bashatse kuvuga ko nyine niyo bwo nyine ntago watanye n'ikiryo to. Ngo nyine ngusho. Nyine urabona umwana ushobora kubufata buri no kwisana agaterura agasana kakubika. Ubwo icyo gihe aba ari muto. Ariko wa muto uta ubugari. Noneho nawe uri muto. Wapi? Ariko utatubugari. Yego. Ubwo tuvuze muto ro tuvuga imyaka, ntago tuvuga bya birayi wejeje uhinze ibigori. Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 17. Acyari umwana kandi mwiza cyane. Umeze neza urushima Imana. Umeze neza. Musilamukazi wambaye neza ukitandiya. Abasilamukazi bakunda kwambara neza, bakaba icyitegererezo cy'abandi nubwo batabikora. Barabikora. Abandi? Yego. Atari abasilamukazi. Abatari abasilamu. Nyine ubwo nabo bambara ibyo babona bibabereye. Kwambara gutyo bivuze iki kuri wowe? Kuri nje? Yes. Kwambara utya nyine cyambere mba numva binyuze. Kandi mbese nitegeko. Ukishimira n'idini yawe. Ubamo. Vuga uti gahiza navutse. Wavutse wisanga mu Bayisilamu? Yego. Kwambara gutya ntago bikubangamira kabisa ubune. Yego wapi pe, ndanabikunda cyane. Unezezwa nabyo cyane. Uze nk'uwakubwira ati ibyo bivemo ntago bijyanye n'igihe. Kandi umwana w'umukobwa nyine nkawe uri mu myaka 10 ningahe harya? 17. Utuntu nyine turi aho ngaho tujyanye n'imyaka ugezemo nitwe kwiye kwambara ntiwabishengokamo. Reka. Byamaze kunjyamo gutyo to, nanjye mba numva binyuze binashimishije, ntabwo nabikora. Byabaye nk'ibara ry'inka. Yego. Ibara ry'inka ntago rijya ripfa kuvaho, ariko mbigereranyije n'irange, buri irange ntirishobora kuva ku nzura. Irange biterwa n'uburyo barisize, iyo bavanzemo ibiki bavanga? Petrole. Rirafata, hari ukuntu rifata ku buryo bitashishuka neza bigahura cyane. Ubu no kuvuga ngo imyambarire yawe byakubayeho nk'ibara ry'inka n'irange rivangiye neza cyane, ntago bizahinduka cyane paka.
paka kugeza igihe ubaye n'umugore ubikomeze. yego n'abana banjye nabo N'abana bawe bafite kuzabimenyera. uvuze ku bana kandi urasa naho ugiye ushyira intego nashaka ko tuganiraho. Bijya bivugwa ko hari abana benshi bananira ababyeyi, hakabaho n'ababyeyi bananiza abana. Yego, ugasanga umwana w'umukobwa mu myaka yawe uba utangiye kwiyumva uri kubyumva. Ndi kubyumva. Kwiyumva, urugero rwo kwiyumva ni uruhe? Ni kumva ko nawe wagize mbese urukumva ko nawe ushoboye byo n'ibere rihagaze cyane rwose. Mbese ukumva nimba umubyeyi yavuze nawe ufite ubushobozi bwo kumusubiza. Ni nk'ibyo. Ndagira ngo utuganirize abadukurikiye basobanukirwe impamvu ya mbere ituma umwana ananirana. Ubituganirize neza, utubwire umwana kugira ngo ananira ababyeyi bipfira hehe nyirizina, urabitubwira. Nubwo nuza kubisoza neza ubirangije, turongera tukubaze n'impamvu hari ababyeyi bananiza abana nabwo kubitekereza. Banza utubwire ni iyihe mpamvu ituma abana bananirana, bakananira ababyeyi pe kabisa, iyo myambarire ntishoboke n'ibindi. Uduha ikiganiro byibura gifite nk'iminota 10. Ndaba nacecetse. Murakoze. Ubaje ikibazo cyiza pe. Urabizi nyine hari ukuntu birashoboka ko umwana agira ikigare nyine, akagira inshuti mbi za zindi nyine iwabo nyine baba bumva ko ntacyo bibabwiye n'iki barangiza mbese bakagenda kubanoza ko bashuti babo nabo bakananirana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, hari n'ukuntu ababyeyi hari ukuntu bakoresha ikimenyane mu bana, ugasanga nyine uko afata umwana wa mbere ntabwo ariko afata uwa kabiri. Rero uwa kabiri akagira akumva nyine bikageraho nyine nawe akumva sinzi pe, aho ngaho agiye yananirana. Maybe hari n'ukuntu umwana yaba yarakuriye ahandi hantu, noneho yaza mu buzima bw'ababyeyi bikamugora, bikaba ngombwa ko abananira. Cyangwa hari n'ukuntu umubyeyi aba gushiraho pressure, mbese nimba ashaka ko wambara ikanzu niyo ugomba kwambara, mbese n'umwisanzure ngo umubwire ngiye nshaka kwambara ibi n'ibi. Ndagira ngo tumanze tugume ku murongo wo kuvuga ngo ni igiki gituma umwana ananirana, akananira ababyeyi, akajya muri ya mico myinshi mibi kuzigeza ubwo azagera aho ashobora kugaruka bitagishobotse. Ni utuhe tuntu dutuma bibaho, nitwo nshaka ko usisengura. Tuntu dutuma bibaho? Yego, wakomeje kubivuga uvuga uti ari igihe umwana aba mu kigare asanga abana n'abantu badashoboka pe, badashoboka. Ndagira ngo ukomeze udusesengurire utwo tuntu twose ntumve. Yego, nka urya afite inshuti iwabo, urugero barakize. Yego, abantu bakize nyine akenshi ababyeyi ntabwo bakunda kuba bari kumwe n'abana, kwisanisha n'abana babo. Kubera iki? Kubera ko nyine baba bahugiye mu kazi, ugasanga ababyeyi nyine bahugiye mu kazi, nibone n'umwanya wo kwita ku bana babo. Cyangwa nyine kwa kundi nyine umwana umuha liberté akisanzura cyane, bishobora gutuma umwana ananirana. Ukamuha liberté kuryo handi akubwira n'ijambo ukarifata simple kandi rikomeye. Bibaho cyane nka gutya, ugasanga noneho wandi wo mu cyaro araje agize inshuti, cyangwa undi wahandi hose akagira inshuti, afite ababyeyi beza, ariko ya nshuti ye uburyo abona nyine yitwara ku babyeyi, bakavuga ati ngeze ko iki ntabigerageza, nawe akagenda nyine ukabona akagira inshuti kuko adakurikiranwa n'ababyeyi, akagira izindi nshuti ze ku ruhande. Hari ukuntu umubyeyi
ntago nyine umubyeyi ntago ari uko ababyeyi bose bamenye inshuti zacu nyine. Hari ukuntu nyine ugira inshuti zo ku ishuri kandi ku ishuri ntago umubyeyi ahorana n'umwana. Rero ya nshuti yo ku ishuri hagiye isura, urabizi nyine udukoryo tw'abanyeshuri cyangwa bakisohokera ahantu nyine akajya nko kumusura. Noneho yabona uburyo yitwara iwabo akavuga ati se njye nitwaye utya ntago byakunda, cyangwa akagenda amuhindura ukuntu. Iyo nshuti iyo nshuti inshuti mbi rero maybe ihindura umwana. Muri makeya umwana ushobora guhindura undi yakoresha irihe banga? Wa mwana wananiranye kandi akaba ashaka nawe kuba yagushyiramo iyo mico, wowe wamuhindura gute? Aho kuguhindura ngo ugende unanirane, wowe ukamuhindura ahubwo agahinduka akamera nkawe, wakoresha irihe banga koko? Ari inshuti yawe akumva, mbese akumva anakubaha, mbese wajya ugenda umukuraho gake gake ukamubwira ati basi njye nito tujya turi kumwe ntukanywe inzoga. Aho ngaho nimba akubaha maybe yabikora. Bikagenda bicika gutya akavuga ati basi nimba uri kumwe n'ababyeyi ntukifate gutyo. Gutyo nyine biragenda bikamucikamo hahandi nyine cyangwa nyine nimba yasinze urugero agakora ibintu nyine bihabanye. Noneho kazi ukamubwira ati reba ibintu nk'ibi ngibi wakoze iki n'ibiki, bamubwira ati se urabona mbwira keza k'inzoga, yakabura ni hahandi avuga ati umva birarangiye pe nanjye ndaziretse. Yego, reka ukomeze utuganiriza, ariko noneho tubanze tunamenye uwo tuganira nyirizina, amazina yawe. njye nitwa Umwana Najma. Yego, bakanyita Elami. Yego, Elami. No kuri IG zanjye ni Najma Elami. sobanura kwanza ayo mazina kuko ndabizi hari abantu bakunda amazina ejo nabo bakazita abana baba amazina yawe kuko bayakunze. Najma bisobanura inyenyeri, ni mu Cyarabu. Yego, inyenyeri tumubona. nabaze kubyumva. Najma irindi ugwa neza ni Ikinyarwanda. Ni Ikinyarwanda ugwa neza. Hari irindi zina wavuze? Elami nanjye ndyumva utyo. Uracyatohotsa? Nta ngorane. Mugwa neza, izina ryiza ry'Ikinyarwanda. Yego, turaganira ahanini tuba tugira ngo tunereke n'abandi bana amakosa bajya bakora, ariko byibura bijya bigorana ko umuntu mukuru ashobora kuvuga umwana kumva. Ubu dushobora kuzana umusaza mukuru nka papa wawe akicara hano, abana ntibamutega amatwi. Ariko uwakubona uri umwana, ari we mwana mugenzi, ari umwana mugenzi wawe, ashobora kugutega amatwi. Turagenda noneho turebe indi ngingo twari twasubitse. Yavugaga ngo ese ababyeyi bajya bagira uruhare kugira ngo abana babo bananirane? Uraduha ingero nimba ibyo bibaho? Yego, bibaho. Bibaho cyane kubera ko ingingo ya mbere, nta kuntu waba uri umubyeyi, yego, uri umusinzi, uri umuntu utazi kwita ku rugo rwe, uri umugabo, mbese uri umusinzi nta kintu ushoboye. Noneho umwana wawe nabibona, yego, ntago wambwira ukuntu, ako birashoboka nyine ko yaza ameze neza, ako ni bake ku ijana. Ntago wambwira ukuntu we yaza atanywa inzoga. Ntago wambwira ngo umwana ni hahandi ananirana, nandi wajya umubwira bw'akagukubita kuko ati se urambaza iki ko wirirwa mu businzi iki n'ibiki, wowe wambaza iki kutangaburira. Yego, urwo ni urugero rumwe rushobora gutuma umwana nawe aba mubi, umubyeyi ari we gitera. Yego, hari urundi rugero twafata nk'umubyeyi hahandi akubita umwana, niyo yari kumwigisha neza akakamukubita handi umwana noneho azinukwa ibyo yamwigishaga. Yego, inkoni, ubwo ni inkoni. Inkoni, hari ukuntu umubyeyi akubita umwana noneho umwana bikagira aho ngaho inkoni akabona. Hari n'abamukubitira mu isoko cyangwa ku muhanda aho wagiye kugura imboga. Ntabwo afata umwana ngo umwandarike hariya umukubitire mu isoko ihe hano hari abantu benshi, neza ngo akubahe.
kubera ko nawe ntabwo uba umwubashye. Yego. ibyo bishobora gutuma umwana ananirana. Dushakira izindi ngingo nk'eshatu zishobora gutuma umwana ananirana kandi igitera ari umubyeyi wabiteye. Indi ngingo nyine hari ukuntu umubyeyi agira aba afite akazi. Hari ukuntu umubyeyi aba afite akazi noneho ntabone umwanya wo kwita ku mwana, ntamenye ngo agire izihe nshuti, ntamenye ngo umwana wanjye abayeho ute. Umwana ari abakozi bamwitaho, bikagira ngo noneho umwana akararukwa ari umubyeyi biteye, handi atamwicaza ngo amubwire, amugire inama. Yego. Naho ngaho bya umugwaneza. Yego. Ndibeshye? Wapi? Ni mugwaneza. Yego. Ingingo uri kuvuga zirakomeye kandi koko nk'uko nabivuze abana bashobora kubyumva. Reka mbere yuko tuza wenda kugana ku musozo turebe kugira ngo umwana w'umukobwa bari we duheraho ashukwe n'umuntu runaka. Ashobora kuba igitsina gore mugenzi we akamugurisha ku bagabo, ashobora kuba umugabo akamwishukira we ubwe igitsina gabo. Ni ibiki wowe utekereza nk'umugwaneza baheraho kugira ngo bageze uwo mwana kuri urwo rugero rwo kumushuka agaterwa inda cyangwa akananduzwa n'ibirwara akanangazwa? Yego, birahari byinshi ibyo baheraho. Yego. Cya mbere, iyo ari wa muntu wikujije tu, ni hahandi uramubwira ase ko mbona ukuze waje tugakora ibingibi nk'umuntu mukuru, akaniyo kamubwiye hagati ye uziko ndi umuntu mukuru akagenda. Kandi bijya bibaho. Yego. Mu myaka yanyu nibibaho cyane. Kumva rwose wakubwira ngo uri umwana ukamubwira uti gese ubwiye ubwino ntibureba cyane rwose. Yego. Turareba ibintu bakoresha kugira ubwo umwana yangazwa cyangwa guterwa inda ubuzima bwe bugahagarara ashutswe n'abantu mu buryo bumeze nk'uko twabitangiye bwose. Yego, hagiye nka gutya iwabo baba bakinnye batishoboye, n'ubukene bushobora kubitera. Yego. Batishoboye akagira nimba ahuye na wa musore wo mu mujyi bakize, nihanda amubwira ati nzakugura, akamugura amafone, akamugura ibiki n'ibiki, noneho wa mukobwa akagenda akamushiramo akavuga ati nta kintu namwima. Guhabwa utuntu igihe kikagera kumva nta kintu nawe yakimana. Yego. Na gutya nyine nabivuze, ufite umubyeyi utakwitaho ibiki n'ibiki ariko ukaba ufite sheri, noneho sheri akajya ajya kwitaho, nimba akarenza ibyo mama we yakora. Yego. Nimba yabikoze ni hahandi azagushora mu bintu utazi, tena ukararukwa cyangwa bakagutera inda cyangwa inshuti mbi. Yego. Ni n'inshuti mbi. Hari ababyeyi bagurira abana babo telefone. Yego. Sibyo? Tubisesenguye twitonze bishobora kutaba bibi bitewe n'icyo ayiguriye. Ariko hakabamo n'imbuga nkoranyambaga zimwe unakoresha nta mayinite washyizemo. Urugero Facebook. Ukatangira kuyijyaho, wenda dufata urugero itegeko rihari mu rugo ni ukuyikoresha uri mu rugo. Si sawa? Urumva ko ari umurongo mwiza kuyikoresha uri mu rugo, ariko ugasanga icyumba cyawe ugifiteho liberté, urinjira ugafungurira uwo ushaka. Yego. Ntibibaho. Hanyuma ugasanga hari umwana rero, abana benshi ukajya kuri Facebook, wavuye ku ishuri wenda rimwe na rimwe wanyu mufite n'abakozi, ubwo ndavuga wenda ku bazifite, noneho uraye ukanuye burakeye, ugiye kumva papa cyangwa mama arakomaga icyumba cyawe ati kutabyuka ngo ujye ku ishuri.
uragiye wiriwe ku ishuri, ikibazo ni iki ngiki. Twaraho tuvuga ngo ese hari ababyeyi bajya bagira uruhare mu gutuma abana babo badashoboka? None ikibazo ni iki? Ko mama yakuguriye nka telefone, ngo n'urugero wishyire muri uyu mwana ko yakuguriye telefone akaguha uyu murongo, ni byiza ko anahora anagukurikirana uko bikwiye no mu cyumba cyawe mukararana, cyangwa bikwiye kugenda gute? oya aho ngaho uburyo umubyeyi agira uruhare rw'uko umwana ananirana afite fone, yego aho ngaho hari ukuntu wagira. Nimba umwana amaranye fone nk'ukwezi, muri uko kwezi bakagombye gufata iyo telefone ukamenya avugana na bande. Mfite impano mba numva izanunga. Yego, mfite impano yo guteka. Yego. Impano nziza cyane, ishaka gushakira ikintu izahoraho upfa mpaka kugeza igihe isi izarangirira guys. Yego. Impano nziza cyane, ubutaha uzatwemerere tuzagusura uri mu gikoni. Yego, nta kibazo. Sibyo? Zabwire mama na papa rwose baguha ibyo gutegura, utugusure, udukatira ibitunguru, udutekere inyama, udutekere umureti, uteke amafiriti, uteke umuceri, donc ikintu uziyumvamo kijyanye n'ubushobozi ababyeyi babonye, ubundi mu gikoni iyo mpano yawe dutangire tuyirere. Ejo uzabona uzi no guteka, ashobora no kuvuga ati rero tangira ubinoze, ubundi genda tayari kuguha akazi, cyangwa nawe wabyikora ugashyiraho resitora yawe n'ibindi. Iyo niyo mpano yawe. Yego. Usibye kuba wowe wumva uzakora umwuga wo guteka, kandi ukaba ari umwuga utazasaza, ariko mu buzima busanzwe umuntu agira umuntu akunda cyane, ko social media ibaho abantu benshi kandi bakomeye bagiye bubaka izina mu buryo twavuga ko bushimishije bunanyuze n'imitima ya benshi. Ninde ujya ufatiraho icyitegererezo uvuga uturiya muntu ndamufana cyane? Aline Sano, ndamufana. Yes, ndanamukunda. Yego, kubera ko yigirira icyizere. Yego. Okay, reka noneho dusoreze rero utanga inama ku byo twavugaga. Abana b'abakobwa bitware gute? Ese abana bananirana bitware gute? Ababyeyi batuma abana bananirana nabo babitwareho gute? Ni ibintu bitatu nimba wabyumvise, kandi nabonye uri umuhanga dusoze. Yego. Icyambere uburyo abana bakagombye kwitwara kugira batananirana. Ubundi wakagombye kureba inshuti nziza. Icyo kirahagije. Kushyiraho commentaire. Inshuti nziza. Yego. Kugira ngo umwana yoye kunanirana. Komeza. Inshuti nziza ni icyambere. Noneho icya kabiri wakagombye kubaha no kwihangana. Yego. Nimbe wanyara abakene byihanganire, kandi wubaha umuntu ariko ntumwiteze. Yego. Gomba kwihangana, ukubaha. Nimba wenda urugero uhuye n'umuntu ukamwitwaraho neza, ntabwo uzi ngo imbere azakumarira iki, future azakumarira iki. Ikindi nyine ubwo ni ku babyeyi niho dushigaje rero. Ababyeyi babane n'abana gute kugira ngo barere abana beza bazakure nabo bashima Imana n'abantu? Yego, ababyeyi bakagombye kwicarana n'abana babo bakabaganiza, nubahe liberté ako mbese ukabereka urukundo ukabisanzuraho. Ikindi ababyeyi bakagombye gukumva ko abana bose ari kimwe, bangana. Nimba warifashe nabi, abari uwawe batari n'uwawe. Yego. Mbese akumva ko bangana. None ikindi nyine umubyeyi yakagombye guhana umwana, ako nyine akamana atamwihanukiriye. Bya kibyeyi. Yego. Okay, byiza cyane. Inama ni nziza, kandi ntabwo dushidikanya ko burya ngutera uburezi arabwibanza. Yego. Bivuze ngo nimba
ushobora kugira abandi inama abana inama nuko nawe hari uko umeze. Yego. Kandi nimba noneho wemeye no ko tunaganira kuri izi social media banapfiraho, nuko uzababera indererwamo nziza, ejo ukazavamo umudamu ushima Imana, utegera u Rwanda urugore, niko tubyita mu muco, sibyo? Uzavemo umuyobozi mwiza, uyoboye hoteli, ufite resitora igezweho, mbese umwuga wazakubeshaho nk'uko bivuze uti guteka ibintu byanjye. Tubikwifurize kandi ni ukuri turabizi uzabigeraho kuko ufite umurongo mwiza, uwukomeze ntuzawutezukeho kandi uri kumwe n'Imana. Thank you. Turagushimiye cyane. Nimba nanone mu byo tuganiriye wumva nta kantu kagusobwe wenda ngo ukongereho ikindi nabwira abantu. Yego. Nabwira nyine never give up. Ntibakave ku bintu nyine ubwo ko badashoboye, barashoboye cyane. Yiza cyane. Like me, I want to be rich, young and famous. Thank you. Imana iguhe umugisha. Yego namwe. Tubashimire cyane namwe muri inshuti zacu zakadasohoka. Impamvu tuganira n'abana, murabizi ko isura z'ababyeyi, mwebwe ababyeyi burya kuri televiziyo y'abana ntago bibashama, ntago bibatwara mu njyana yo kubona bakureba uriho uvuga, ariko iyo ari umwana mugenzi wabo bamutega amatwi, bakamwumva, bakareba uko yitwara, bigatuma message ayitambutsa. Niyo mpamvu dusaba abana ibitekerezo. Uyu ni umwana muto w'imyaka 17, ariko murabona ko afite confidence y'ibyo avuga kandi ejo he ni heza. Nimba ashobora guha abandi bana inama nuko uko bimeze kose ejo nawe bizagenda neza. Ikindi nuko muri buno buzima ni byiza ko abana bagira intego. Afite intego yo kuvuga ngo ngewe nzavamo umuntu ukomeye, waba ufite igikoni cyiza, ntagaburira umuryango wanjye, nkagaburira n'abandi muri rusange, nkanabigira business bikantunga. Twamushimiye kandi namwe tubashimire. Imana ibahe umugisha, ibyo mukora byose Nyagasana ajya byongeramo ukuboko kwe. Mugubwe neza. Nitwa Emmanuel Kanani, kuri kamera nandi kumwe n'umuhungu wanyu Evariste Benimana.